niba ufite smartphone ba hafi nkwereke uburyo wareba icyiciro bagushyizemo cyangwa ukaba warebera undi muntu icyiciro arimo muri iyi minsi cya mituweli akabasha kwishyura. Winjira muri uru rubuga rwa Google Chrome cyangwa se Google isanzwe, ukinjiramo ukajya hari abandikira, wamara kuhagera ugahita wandikamo Irembo Gov. Imaze kwandikamo Irembo Gov, icyo ukora urasacinga. Imaze gusacinga urubuga rurafunguka, kadutegereze. Urabona ko tugeze ku rubuga rwa nyarwo, urabona ko bakwerekana agafoto gatoya hariya hejuru. None iyo ugeze hari witwanda kuri kara kabanza ukinjira. Iyo umaze kwinjira ugera ahantu hameze gutya, barabwira ngo murakaza neza, hanyuma bagakwereka hariya handitse gushakisha. Bigeze aha ngaha, kubera haba hari amaserivisi menshi, kugira ngo serivisi ukeneye uyibone vuba, uhita ujya handitse gushakisha serivisi, ukandikamo ubuzima cyangwa se mituweli. Ariko iyo wanditsemo ubuzima hazamo serivisi nyine zijyanye n'ubuzima nyinshi, ugahitamo serivisi wifuza. Iyo umaze kwandikamo ubuzima uhita nanone usacinga muri urwo rubuga rw'Irembo, hanyuma ugategereza. Bo bahita bagira gute bakuzanira za serivisi zabo zijyanye n'urubuga wasabye. Nimba ari ubuzima, bagahita bakuzanira ibijyanye n'ubuzima. Iyo bamaze kukuzanira ibijyanye n'ubuzima, wowe uhitamo mituweli cyangwa se ugahitamo ibijyanye n'izindi serivisi zijyanye n'izo wifuza. Ariko twebwe turahitamo mituweli kubera ko ariyo dushaka kugira ngo tumenye ibijyanye nayo. Hariya handitse kwishyura mituweli, hari urukingo rwa Yellow Fever, harimo serivisi nyinshi. Noneho tugiye guhitamo mituweli kubera ko niyo serivisi tugira ngo turebe nimba icyiciro cyacu cyaragumye uko cyari kiri cyangwa se baracyongeje. Turebe amafaranga badushyizeho. Ahangaha ni naho unishyurira iyo ushatse kwishyura, akaba ari naho urebera yuko bakuzamuye, ukamenya aho uhagaze ku cyiciro cyawe cya mituweli. Iyo tudatinze rero, icyo ukora uhita ukanda kuri kwishyura mituweli. Iyo umaze kwemeza kwishyura mituweli, icyo uhita ubona aya magambo ngo hitamo serivisi, hanyuma ukongera ugakanda hari handitse kwishyura mituweli, ugahitamo kwishyura kuri kariya kanyuma, bagahita bakuzanira urutonde, hanyuma ugahitamo hari handitse saba. Bimaze guhitamo hano handitse saba, bahita bakwinjiza kuri uru rubuga rundi, bakwereka dosiye isaba, hagakurikiraho 2 incamake, 3 kwishyura. Twebwe tugiye guhera kuri iki kibanze cya mbere, kuri dosiye isaba, aho ushyira irangamuntu. Abona ko ari 2026 2027 niwo mwaka tugiye kuzajya twishyura iki gihe. Hano hirya haranditse nomero y'irangamuntu, haranditse ngo shyiramo nomero y'irangamuntu, niho wemeza kuri kariya kantu k'umweru. Iyo hemeje, bahita bakuzanira aho uri bwandike iyo nimero y'irangamuntu. Iyo umaze kwandikamo hano nimero y'irangamuntu, igikurikiraho bahita bagusaba gushyiramo izina rimwe mu mazina yawe ari ku irangamuntu, cyangwa se itariki z'amavuko, bitewe n'uko sisiteme igusaba. Ibyo iyo umaze kubishyiramo byose, bahita bakuzanira noneho uburyo uhagaze, bakakuzanira urutonde rw'amafaranga wishyura, bakakwereka n'abantu ufite ku cyiciro cyawe, bakakwereka neza uburyo uzajya wishyura. Ahangaha irangamuntu ushatse watangiza 119, niba warutse muri 1990 n'ibindi.
ikaze kuri channel yizewe, tukugezaho byose ntucikwe. Ibizi n'ibyutazi biraboneka, amashusho meza buri munsi. Umuziki mwiza uragutambutsa, ubumenyi burenze burakuzamura. Ubumenyi busanzwe turabusumba, duhagarare hamwe reka tumve. Tuguhaye ikaze wowe uje mu buntu kigere, ubura hano vuga uti ndahari ndabizi. Igihe kirageze reka dutangire. Mvuyete